Murakaza neza mu ishuri ryacu Mugisha Digital School. Njyewe ubahaye ikaze nitwa Iragaba Mugisha Patience. Iri shuri rero naritekereje kugira ngo mfashe abantu kugira ubumenyi butandukanye, cyane cyane ibijyanye n'umuziki. Niyo mpamvu turatangirana n'isomo rya muzika, aho uyu munsi turaza kureba ubumenyi bw'ibanze mu muziki. Mbere na mbere, muzika ni iki? Kuri wowe muzika ni iki? Cyangwa se umuziki ni iki kuri wowe? Ariko hano hari uko babitubwira. Muzika ni ubugeni bwo gutanga no guhuza amajwi ku buryo bunogeye amatwi kandi bunyuze umutima. Urumva ko atari gutanga cyangwa guhuza amajwi gusa, ahubwo harimo no kuba ibyo wahuje cyangwa se ibyo watanze biba binogeye amatwi kandi binyuze umutima. Hanyuma ibimenyetso by'ingenzi mu muziki harimo amazina y'amanota, impundwanota, imfunguzo zitandukanye, amanota ubwayo ndetse n'ibipimo binyuranye. Tugiye kubanza turebe amanota dukoresha mu muziki. Amanota y'ingenzi mu muziki ni 7. Hari do, re, mi, fa, sol, la na si. Ikindi kintu cy'ingenzi rero muri muzika ni impundwanota, porte. Impundwanota niyo twifashisha kwandika amanota. Ibigizwe n'imirongo 5 igororotse, amanota akandikwa kuri iyo mirongo ndetse no hagati yayo. Ariko hari igihe amanota azamuka cyane cyangwa akamanuka cyane, bigasaba kwifashisha imirongo y'inyongera itari nye supplémentaire, ariko iyo mirongo ijya kuri ayo manota gusa. Tuvuge nk'urugero, reba ariya nota rihera, urabona ko riciyemo akarongo. Impamvu ni uko mu muziki nta mbibi zibamo. Buri muntu ashobora kugira inota rye hejuru ashobora kuririmba, akagira n'iryo hasi ashobora kuririmba, ariko ntabwo ariho umuziki ugarukira. Nta mbibi ziba mu muziki. Ubwo rero uko ugenda uzamuka kuri porte, niko n'amanota agenda azamuka ahanika. Tugiye kureba noneho imfunguzo zikoreshwa muri muzika. Hari urufunguzo rwa sol, hakaba urufunguzo rwa fa ndetse n'urwa do. Izo mfunguzo nizo zidufasha kumenya aho amanota aherereye. Dukoresha urufunguzo rwa sol, rutangira ku murongo wa 2, akaba ari naho haba inota rya sol. Andi manota yose uyashaka uhereye kuri iyo sol. Hanyuma hari urufunguzo rwa fa, rwo rutangira ku murongo wa 4, akaba ari naho haba inota rya fa. Rwo rukunda gukoreshwa ku manota ari hasi cyane nka basse na tenor. Hanyuma urufunguzo rwa do, rwo rushobora kujya ahantu hatandukanye, ariko buri gihe mu izingiro ryarwo niho haba hari inota rya do. Ikindi tugiye kureba imyandikire y'amanota. Amanota ni 7 nk'uko twabivuze, ariko afite uko yandikwa kandi akayirwa n'uko apimwa. Ibyo tugiye kureba mu gice gikurikiyeho. Amanota yandikwa ku buryo butandukanye rero. Uko yandikwa akaba aribyo bigaragaza ubutinde bwayo. Hari uruziga cyangwa se ronde, hari uruziga nkoni cyangwa branche, hari gakoni cyangwa noire, hari ishami cyangwa cloche, ishami nyabubiri double cloche, ishami nyabutatu triple cloche. Noneho tugiye kureba agaciro k'amanota cyangwa ubutinde bwayo. Inota ritinda kurusha ayandi ni ruziga. Uruziga imara inshuro 1 cyangwa se inshuro 8 zihuta. Urugero, do cyangwa se inshuro zihuta
do, hanyuma hari uruziga nkoni, yo ni do cyangwa se do, hanyuma hari gakoni, gakoni yo ubara inshuro imwe, ubwo ni ukuvuga do cyangwa se inshuro ebyiri zihuta, do, ukaba ukiririmba inota rimwe. Hanyuma ishami cyangwa koroshe yo ubara inshuro imwe ukaririmba mu manota abiri, urugero do do, cyangwa se ukaririmba inota rimwe uririmbye inshuro imwe yihuta, do. Hanyuma hari ishami nyabubiri yo ubara inshuro imwe ukaririmba amanota ane, urugero do 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 do, cyangwa se ukaba wabara inshuro imwe yihuta ukaririmba amanota abiri, do do. Hanyuma irindi ni ishami nyabutatu, yo irihuta cyane kuko uririmba amanota umunani ubaze inshuro imwe, cyangwa se ukaririmba amanota ane ubaze inshuro imwe yihuta. Muraza kubigerageza mumbwire uko byaba bimeze. Hanyuma noneho mu isomo ryacu ry'uyu munsi turasozereza ku bipimo. Ibipimo bifite ubwoko butandukanye, ariko icyo bimaze ni ukugira ngo byerekane injyana y'indirimbo. Ibipimo byandikwa hifashishwa imigabane, urugero 2/4, 3/4, 6/8, gutyo. Hanyuma umubare wo hejuru werekana inshuro ubara utera igipimo, umubare wo hasi werekana uko igipimo cyihuta. Uko umubare wo hasi wiyongera niko igipimo cyihuta. Bivuga ko 3/8 yakwihuta inshuro ebyiri ugereranyije na 3/4. Turabikomeza mu gice gikurikiyeho tubisobanura neza. Ndakomeza kuvuga ku bijyanye n'ibipimo rero. Ibipimo bibarwa hifashishijwe imigabane nk'uko nari nabivuze. Mu gukoresha ubwo buryo imibare ikunda kugaruka cyane ni 4 ndetse n'8. Iyo umubare wo hasi ari 4, uwo hejuru aba ari umubare wa gakoni cyangwa ntware ziri muri icyo gipimo. Urugero 3/4 izaba irimo ntware 3, 4/4 izaba irimo ntware 4 cyangwa se gakoni 4. Hanyuma ubwo 2/4 yaba irimo gakoni zingahe? Uraza kumbwira. Hanyuma iyo umubare wo hasi ari 8, wo hejuru aba ari umubare wa shami cyangwa koroshe ziri muri icyo gipimo. Urugero 6/8 izaba irimo koroshe cyangwa se ishami 6. 3/8 ubwo yaba irimo ishami 3, n'ibindi gutyo ugenda ubibara. Hanyuma igipimo kigira uko giterwa. Tube nk'urugero tugiye gutera igipimo cya 3/4, bavuze ko haba harimo ntware 3. Ni ukuvuga ngo turabara inshuro 3, ariko buri nshuro iba ihwanyije agaciro na ntware 1. Ubwo byaba bimeze nka gutya: 1, 2, 3. Igipimo kiba kirangiye. Hanyuma ari nka 6/8, ubwo tuzabara inshuro 6, ariko buri nshuro ihwanyije agaciro na koroshe cyangwa se shami. Ubwo urugero ni n'ibindi bipimo ni gutyo ugenda ubibara. Hanyuma rero ni aha dusoreje isomo ryacu, kandi ndifuza ko twazakomeza kwiga ibintu byinshi bitandukanye. Nanjye niteguye gukora ibishoboka byose nkabafasha kugera kuri byinshi bishoboka. Iri somo ry'uyu munsi ntaho rirangiriye, ariko uyu ni umwanya ukwiyeho kugira ngo urebe niba hari ikintu wungutse mu isomo ry'uyu munsi. Nusanga hari icyo wungutse ugisangiza abandi, hanyuma mu isomo ry'ubutaha ntazabe ari wowe ubura. Mwakoze cyane.